Bakunzi ba Authentic Christendom TV, ndabashuhuje mugire amahoro. Ni Semforie abakiriho ubasuhuza. Uyu munsi ni tariki 11 z'ukwa gatanu 2024. Bahaye ikaze rero nyine kuri uru rubuga Authentic Christendom TV, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitike n'itekinika ry'amadini. Uyu munsi rero ndagira ngo hamwe n'ibyo tuganire ku mushumba mwiza. Umushumba mwiza numeze ate? Reka tubisome muri Yohana ibice 10 umurongo wa 11 kugeza umurongo wa 18. Haranditse ngo, nige mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nige mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Igituma data ankunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Naho turi buganire. Iyi ni Bibiliya nsomemo, niyo ni iya mbere yanditswe mbere y'intambara. Muri Bibiliya yanditswe nyuma y'intambara hari abavuga amasega, aho bavuga impyisi, ariko mu Cyongereza aho bavuga ibirura, wolves. Ubwo rero umutwe w'inyigisho cyangwa se theme uravuga ngo umushumba mwiza apfira intama ze yishwe na zimwe muri zo. Iki gice cya 10 cyo muri Yohana maze gusoma ni igisobanuro cy'igice cya 9. Kubw'ibyo kumva neza igice cya 10 bisaba kumenya icyo igice cya 9 kivuga. Reka tubirebe mu ncamake icyo igice cya 9 kivuga. Mbanje kwisegura ku bakunzi b'isabato, kuko muri kino gice Yesu atubahirije isabato nk'abafarisayo. Ubwo twagiye rero mu ncamake igice cya 9 kugira ngo tuze kumva neza igice cya 10. Ku munsi w'isabato Yesu yakijije umuntu wavutse ari impumyi. Mu gice cya 9. Nuko baturanyi be bibatera urujijo cyangwa se bibatera amakenga, bamushyira abafarisayo. Abafarisayo banzuye ko uko gukiza impumyi bitaturutse ku Mana, kuko iyo Yesu aba yaraturutse ku Mana aba yarubahirije isabato. Abafarisayo bahise bashyiraho itegeko ko umuyahudi wese uzafatwa yemeza ko Yesu ari Mesiya azacibwa mu isinagogi. Isinagogi ni nk'urusengero rwo muri iki gihe cyacu. Yesu, uwo muntu wakijijwe ubuhumyi, akomeje gushimangira ko Yesu yaturutse ku Mana, abafarisayo bamuciye mu isinagogi. Yesu yamenye uko byagendekeye umuntu yari yakijije ubuhumyi, maze bahuye amubaza niba yizera Yesu. Yaramushubije ati, yego ndizera. Maze Yesu aramubwira ati, nazanywe muri iyi si no guhinyuza abantu, kugira ngo abatabona barebe n'ababona bahume.
aha Yesu yavugaga ubuhumyi bw'amaso y'umutima cyangwa se spiritual blindness. Ntabwo yavugaga ubuhumyi bw'amaso y'umubiri nka ya wa muntu yakijije bikababaza abafarisayo ko yishe isabato. Nuko abafarisayo bari aho bumvise ibyo Yesu avuze, baramubaza bati ese natwe turi impumyi? Yesu yababwiye ko ari impumyi kuko bigira intungane n'abanyabwenge kurusha abandi kandi atari byo. Ni nk'aho Yesu yababwiye ati iyo mutaba impumyi muba mubona ko ari jye sabato kandi mugatahura ko ari jye Mesiya. Abafarisayo biringiye amaso y'umubiri, ariko Yesu akabona ko amaso y'imitima yabo yahumye. Umurongo wa mbere w'igice cya 10 ufungura igice nyine cya 10, Yesu yakomeje gusubiza iki kibazo cy'abafarisayo agira ati ni ukuri ndababwira kumwe bw'abafarisayo. Nshaka kumvikanisha ko nyine ibyakurikiyeho ni ikiganiro yagiranye n'abafarisayo. Kugeza aha birumvikana neza ko kubwira abafarisayo ko bari barahumye amaso y'umutima, spiritual blindness, ariyo ntandaro y'iki kiganiro Yesu yagiranye n'abafarisayo amaso ku maso mu gihe cyabo, in their context. Kuko abafarisayo basabye Yesu ibisobanuro bihagije amaze kubita impumyi. Bikaba bitoroshye kubihuza n'imitima itabona y'abubu, in our context. Kutavangira ijambo ry'Imana mu gihe cyacu bisaba kugendera ku mwimerere w'igisobanuro cy'ibyanditswe byera. Ibi bikaba bikunze kugorana mu gihe cyacu iyo umwimerere w'igisobanuro cy'ibyanditswe byera ubusanya na doctrine z'amadini n'amatorero aha agaciro cyane umuco na politiki by'igihugu byabo kuruta Kristo. Umunyateolojiya witwa Timothy Keller hano muri Amerika mu gitabo cye cyitwa Preaching Communicating Faith in an Age of Skepticism avuga ko contextualization in ministry means to resonate yet defy the culture around you. Donc bishatse kuvuga ngo kubijyanye n'ibintu runaka mu gihe runaka mu ivugabutumwa bisaba kwemeranya n'umuco kuri bimwe no gutera utwatsi ibindi. Bisaba kandi kwamagana ibigirwamana muri kominote runaka, ariko kandi ukubaha abantu ugaha n'agaciro bimwe mu byifuzo byabo. Ese kuki abafarisayo batigeze bamenya ko Yesu ari we Mesiya? Icyo ni ikibazo. Mfite ibisubizo bibiri hano, hari n'ibindi bisubizo byinshi ariko hari bibiri by'ibanze. Icya mbere ni uko ntabwo abafarisayo cyangwa se abayuda bose, abanyayisiraheli bose, abenshi ntibari biteze Mesiya utazubahiriza isabato nk'uko byari bimazeho igihe kirekire. Uku kwemera kwari rusange mu bakomeye n'aboroheje. Niyo mpamvu abaturanyi ba wa muntu Yesu yakijije ubuhumyi ari ku isabato bahise bamushyira abafarisayo. Icya kabiri, ntabwo abayuda cyangwa se abayahudi cyangwa abayisiraheli ntibari biteze Mesiya utarwana n'abavantara aribo Baroma. Bari barigaruriye igihugu cyabo cya Isiraheli kandi bakabaka imisoro ihanitse cyane. Bumvaga Mesiya agomba kuba indwanyi nka Dawidi wishe Goliyati. Ku murongo wa 8 hano mu gice cya 10 nyine cyo muri Yohana, Yesu avuga ko abamubanjirije bose bari ba Mesiya b'ibicupuri. Akoresha terime ibisambo n'abambuzi ku murongo wa 1 mu gice cya 10, cyangwa se abacancuro cyangwa abakorera ibihembo ku murongo wa 12. Umwe bita Baraba, n'abayuda basabye ko abohorwa hakabambwa Yesu, ni urugero rwa ba Mesiya b'ibicupuri.
icyatumye abayuda batera hejuru ngo baraba abohorwe habambwe Yesu, ni uko baraba yari yatawe muri yombi na ribu y'abaromani ubwo yari ayoboye igitero cy'abayahudi bashakaga kwibohoza igitugu cy'abavantara abaroma. Bityo rero bakabona ko baraba yari Mesiya ushaka kugaruza ubwami bwa Isirayeli. Uyu munsi genzura urebe niba abo wita abakozi b'Imana nyabo atari ibicupuri ukunda bitewe n'amarangamutima ya politiki cyangwa ibindi muhuriyeho nk'ubwoko cyangwa akarere, bigatuma usubiza Yesu ku musaraba. Ku murongo wa 11 Yesu yahaye abafarisayo igisobanuro cya Mesiya nyawe utari igicupuri. Ni jye mwungeri mwiza, ko umwungeri mwiza apfira intama ze. Iyi nteruro iri mu ndagihe, bishatse kuvuga ngo gupfira intama Yesu ntabwo yavugaga kubambwa ku musaraba gusa byagombaga kuzaba mu minsi yari imbere, ahubwo yavugaga intambara yahuraga nazo mu ivugabutumwa rya buri munsi akiri mu isi. Yigomwaga icyubahiro cye, agatukwa, agasekwa, agacunaguzwa n'abafarisayo bene wabo. Hari umunsi bigeze gushaka kujya kumuroha ku manga, umusozi bita the Mount of Precipice, uwo musozi nawugezeho w'i Nazareti. Amaze kubwira abakire n'abategetsi baho ko ari we Mesiya, kandi ko bagombaga kurekura abacakara bakigenga, bakanabasubiza abanyazwe amasambu yabo. Ibi ngibi babisoma muri Luka ibice 4 umurongo wa 29 kugeza 30, aho bagiye kumuroha akabacika. Ni uko yari amaze kubwira abakire n'abategetsi b'icyo gihe nyine ko bagombaga kurekura abacakara bakigenga, kandi abanyazwe ibyabo bakabisubizwa. Ababwira kandi ko ari we Mesiya nyine. Yesu yahisemo kutubahiriza isabato kugira ngo akize impumyi ubuhumyi bw'umubiri n'ubw'umutima, ko byarangiye yizeye ko Yesu ari we Mesiya, umwana w'Imana. Ariko nawe yaje gutotezwa n'abayuda bamuca mu isinagogi. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Yesu kuba umushumba mwiza byasabaga kubwiza ukuri abafarisayo, bakajya kukuroha ku manga, bakaguca mu isinagogi, ukaba n'igicibwa muri kominote. Hano muri Amerika n'i Burayi, umwungeri mwiza ni uwihandagaza akabwira abaliberali. Abaliberali nibo bandi bavuga ko Yesu siwe mukiza wenyine, akabwira ko ku myemerere yabo hari ibihabanye n'imyemerere y'umwimerere ya Gikristo. Rundi ruhande, umwungeri mwiza hano muri Amerika n'i Burayi ni uwihandagaza akabwira abakonservative. Abakonservative ni babandi batemera impinduka. Ni bamwe kandi bari kujya kujugunya impunzi muri Afurika. Muzagenzure muzarebe ko muri izo mpunzi bajya kujugunya muri Afurika harimo abo muri Ukraine. Ntahamya ko ntayirimo. Aba bantu rero bakeneye kubwirwa ko imyemerere y'abakonservative ihabanye n'imyemerere y'umwimerere ya Gikristo. Imwe mu myemerere, ntabwo ari yose, imwe mu myemerere y'abakonservative ihabanye n'imyemerere y'umwimerere wa Gikristo. Bakeneye kwibutswa ibi bintu kandi bakabwirwa ko Yesu yabambwe n'abakonservative. Kugira ngo ni bangahe babikora? Ntawe uvugana indya mu kanwa nk'uko abarundi babivuga. Ubivuze acibwa ku ruhimbi, agahabwa akato muri kominote no mu itangazamakuru rya mpatsibihugu. Ibi bituma abapasitoro benshi bahitamo gushimisha abayobozi batagaragara b'idini. Ibi kandi bifitanye isano n'uburyo amadini ahitamo abapasitoro. Hari icyo bita search committee, cyangwa se komite ishinzwe gushakisha umupasitoro wumva neza doctrine y'idini.
Kumetiriza imico n'imigenzo by'idini niko gukizwa bareba cyane kurusha ibindi. Biragoye cyane kugira ngo ube uri umuriberali, ndi kuvuga mu Burayi no muri Amerika, uce mu rihumye abakonserivative babera umwungeri cyangwa se pasitoro. Biragoye cyane kugira ngo ube uri umukonserivative uce mu rihumye abaliberali babera umwungeri cyangwa se pasitoro. Ushobora kuba uri umubatisiti ukaba pasitoro w'umumetodisiti, iyo ayo madini yombi ahuriye ku liberali cyangwa ubukonserivative. Ndakeka benshi batari kubyumva neza, ariko ibyo niko bimeze inaha ngaha. Aha niho umwungeri mwiza upfira intama ze agaragarira, iyo atinyutse agakora nka Yesu wanze kubahiriza isabato nk'abafarisayo mu nyungu zo gukora umurimo w'Imana mu buryo nyabwo. Mu gihe cyacu ibi ni kimwe no gutinyuka ukabwira ibishyitsi byo mu idini ibyo bakeneye kumenya, aho kubabwira ibyo bashaka kumva, kugira ngo ukize intama impyisi cyangwa amasega by'iki gihe, kabone n'iyo byakugiraho ingaruka. Impyisi cyangwa amasega cyangwa ibirura i Burayi na Amerika twabigereranya n'umuco wubakiye kuri sekularisme irimo byinshi nka siyansi. Siyansi ni ukuvuga ngo Bibiliya igomba gusobanurwa hakoreshejwe amahame ya siyansi. Icyo ni kimwe mu biranga secularisme. Ikindi hari syncretisme. Iyo ni imyemerere ikomatanya ubupagani n'ubukristo. Ibyo ni biranga secularisme y'inaha ngaha. Ikindi ni consumerisme. Ni ukuvuga ngo ni ivugabutumwa rivuga ibyo abantu bashaka kumva, aho kubabwira ibyo Umwuka Wera asaba amatorero. Hakaza noneho postmodernisme, niyo periode turimo mu buryo bw'amateka, mu buryo bw'amateka muri histoire tugeze muri periode bita postmodernisme. Ni ukuvuga ngo yigisha ko nta kuri kuzuye kubaho. Uvuga ko Yesu yazutse ni ukuri kwe, n'uvuga ko Yesu atazutse nawe ni ukuri kwe. Naho duhagaze mu mateka y'iki gihe, niyo periode turimo, periode historique. Turi muri postmodernisme, aho nta kuri kuzuye kubaho, buri wese afite ukuri kwe. Ngibyo rero nyine ibiri guca intege itorero i Burayi na Amerika. Kubw'ibyo rero ikirura gikomeye i Burayi na Amerika ni umutimanama ubuza abungeri cyangwa se abapasitoro cyangwa abapadiri gutinyuka kuburira intama ko imico yubakiye kuri secularisme ari imico ya antikristo. Bakabitinya kubera ikiguzi cyabyo kirimo kuvanwa ku mushahara ndetse no kubura ubuzima kuri bamwe, nk'uko byagendekeye Kizito Mihigo. Ibi bihise binyinjiza mu kubashumba cyangwa se abapasitoro, abapadiri beza bavuga uru rurimi ndi kuvuga. Ese umwungeri mwiza muri community irimo urwango rukaze hagati y'Abahutu n'Abatutsi ni umwungeri umeze ate? Ni umupasitoro umeze ate? Ni umupadiri umeze ate? Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu birimo amacakubiri ashingiye ku moko, iyo amatorero cyangwa amadini agizwe n'ubwoko bumwe, aba atakiri amatorero y'Imana, ahubwo aba ari social clubs, club social, mu ihuriro ry'udutsiko tw'amadini, cyane cyane aho leta irengera inyungu z'ubwoko runaka gusa. Ihuriro ry'abakristo b'udutsiko tw'ubwoko cyangwa akarere ntibivuze ko baba badakijijwe, ariko uko kwironda bituma bagwingira mu gakiza, amaso y'imitima yabo agahuma, bikabangamira ubushake bw'Imana muri community, kuko Imana ni urukundo. Soma Luka ibice 6:32 kugeza 36, wumva uko Imana ari urukundo. Ni ukuvuga ngo ikirura gikomeye muri community ivuga ururimi ndi kuvuga ni urwango rushingiye ku moko ndetse no ku turere,
hari n'igihe bigera mu miryango ugasanga itorero runaka ni iry'umuryango. Aho muzabona amatorero nk'ayo nta mavuta aba ahari mu by'ukuri, keretse ari amatorero y'ubwoko bwahawe akato, kuko bo nta kundi babigenza, bagomba kwisungana. Biba bibi cyane iyo igihugu runaka kiyobowe n'agatsiko k'ubwoko runaka kakanakoresha itorero nk'umuyoboro wo kwamamaza amabwiriza ya leta ikorera ubwoko. Ubundi aho leta ari iy'ubwoko, mu itorero niho urukundo rw'Imana rukorera, abatsikamiwe bagahumeka. Iyo leta n'itorero bafatanije mu kuburizamo urukundo rw'Imana, ni ikibazo gikomeye. Teologikoma cyangwa se mu iyobokamana, aho Imana itari, igitugu ntikigamburuzwa. Akaba ariyo mpamvu leta z'igitugu zishyira abakada mu buyobozi bw'amatorero mu rwego rwo gucecekesha abahanuzi. Hari abahanuzi tutakibona, ntabwo tuzi aho barengeye mu bihugu birimo igitugu kirengera ubwoko. Iyo leta ari iy'igitugu kandi ari iy'ubwoko, biba ari akaga gakomeye cyane ku baturage. Iyo bimeze gutya, haba hakenewe uburyo bubiri bw'abashumba beza: umushumba mwiza wo mu bwoko bufite imbaraga za leta, n'umushumba mwiza wo mu bwoko butsikamiwe. Umushumba mwiza wo mu bwoko butsikamiwe, umushumba mwiza wo mu bwoko butsikamiye abandi, butsikamiye ubundi bwoko, aratinyuka akabwira bene wabo na leta ya bene wabo n'abashumba babi barimo, babandi bakorera ibihembo, babandi b'abacanshuro, ko ivangura na supremacy cyangwa ubusumbane bihabanye n'imyemerere y'umwimerere ya gikristo. Akabasaba kunamura icumu, bakababarira, bakareka ubutabera bugatemba nk'uruzi rusandaye, nk'uko tubisoma muri Mosi ibice 5 umurongo wa 24. Ashobora kubizira kubera kubwira leta y'igitugu, cyangwa se abashumba batari abashumba beza ahubwo bakorera ibihembo, abashumba b'abacanshuro. Ashobora kubizira, ariko ntabazize kuvugira abarengana gusa, abanazize kwitangira ubwoko bwe bwahindutse ibirura bikorera muri leta no mu itorero. Nguwo umushumba mwiza uhungetwa cyangwa akicwa n'ibirura bahuje ubwoko, kugira ngo ibirura byakire agakiza, kuko iyo byakiriye agakiza bireka ubugome bikakira urukundo rw'Imana. Nimwakire urukundo rw'Imana bavandimwe muri Yesu Kristo. Ku rundi ruhande, umushumba mwiza wo mu batsikamiwe, nubwo leta n'itorero baba barabapfutse umunwa, we yemera guhara amagara, akazamura ijwi kugira ngo imbohe zirengana zibohorwe, abanyazwe basubizwe ibyabo, kandi n'abo banyagitugu bakira agakiza. Nguwo umushumba mwiza wo mu bucakara. Ntababazwa n'ubucakara gusa, anababazwa n'ubuyobe bw'abacakaza. Abisirayeli muri Egiputa, Imana yabatabaye ari uko bazamuye ijwi bati, ubucakara turaburambiwe, Mana dutabare. Ibyo wabisoma mu gitabo cyo Kuva ibice 2 umurongo wa 23 kugeza 25. Kuva ibice 2 umurongo wa 23 kugeza 25. Teologikoma cyangwa se mwivuga mu iyobokamana, ijwi ry'abataka rica akadirishya Imana icamo igatabara abayitabaje. Iyo Abisirayeli bicecekera, baba baraheze muri Egiputa. Bene data muri Yesu Kristo, nimwange kuguma muri Egiputa. Naho abanyepolitiki namwe mwibuke ko muri politiki utavuze aba yemeye. Mu gihe abafarisayo bumvaga ko ari bo bwoko bw'Imana gusa, ubwoko bwatoranijwe, Yesu yarababwiye ati, mfite izindi ntama ngomba kuzizana muri uru rugo,
nazo ngomba kuzizana mu rugo zigasanga izindi. Aho ni ku murongo wa 16 w'igice cya 10 cyo muri Yohana. Aha izindi ntama Yesu yavugaga nabo bitaga abanyamahanga, Gentiles. Akaba yari amoko yose atuye isi atari abo mu bwoko bw'Abisirayeli. Aha niho hari umwihariko wa Yesu Kristo nk'umwungeri mwiza, kuko yavugaga nk'umwungeri mwiza wagombaga kubambwa azira ibyaha by'Abisirayeli n'ibyaha by'abanyamahanga. Aya nizo zindi ntama nyine yavugaga, kugira ngo nabo bizere ko Yesu ari we Mesiya wabapfiriye ku musaraba, binjire mu muryango w'abatoranijwe, ariko banyuze mu irembo ryabigenewe ariryo Yesu Kristo. Irembo ryabigenewe ariryo Yesu Kristo mwabisoma nyine ku murongo wa 1 n'uwa 2 hano ku gice cya 10. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe rembo ryonyine abayuda n'abanyamahanga bagomba kunyuramo kugira ngo babe abungeri beza. Abungeri beza ndetse n'intama zabo bose barangwa no kumva ijwi rya Yesu bakarimenya, Yesu nawe akabamenya. Ijwi rya Yesu turyumvira mu byanditswe byera cyangwa mu mitima, mu mayerekwa kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Hari abumva amajwi, ariko ibyo ni ukubyitondera. Nibyo Imana iracyavuga, ariko ibyinshi yarabyandikishije muri Bibiliya. Kuzana intama mu zindi, cyangwa se ubumwe bw'intama za Yesu, cyangwa se ubumwe bw'abakristu Yesu yongeye kubushimangira mu isengesho rye yateye mbere yo kuzamurwa mu ijuru muri Yohana ibice 17. Muri iryo sengesho Yesu yasabiye intumwa ze n'abandi bose bazamukurikira kugira ubusabane cyangwa se ubumwe, kugira ngo bibere icyitegererezo ab'isi batizera maze nabo bizere. Iki ni ikindi kimenyetso wamenyeraho umushumba mwiza muri iki gihe. Umushumba mwiza muri iki gihe ntafungirana intama mu rwuri rw'ubwoko, ntafungirana intama mu rwuri rw'umuryango cyangwa urwuri rw'akarere cyangwa urwuri rwa doctrine. Ku bijyanye na doctrine, nubwo amatorero atumva kimwe ibintu byinshi nk'ifunguro ryera ndetse n'umubatizo ndetse n'ibindi byinshi, Yesu adusaba kurenga kuri utwo tuntu duto tudutanya, tukereka abapagani urukundo rw'Imana twaboneye muri Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba kugira ngo nabo bakizwe. Hari umupasitoro wo muri East Africa ukunze kumvikana yamagana impuzamatorero, ariko nimwe muri bya bicupuri Yesu yavugaga bikorera ibihembo cyangwa se ni abacancuro, kuko leta akorera ntishaka ko amatorero ashyira hamwe, kuko leta akorera izi ko aho Imana itari igitugu kitagamburuzwa. Nuko rero icyo gicupuri kiri gukora umurimo wa mushumba mubi, ubona amasega aje kigahunga maze amasega agatatanya intama. Muri kiriya gihugu hari amasega agamije gutatanya intama kugira ngo zidashyira hamwe, zitibuka kurwanya igitugu. Uwo mwungeri mubi rero, umwungeri w'igicupuri, uwo mwungeri ukorera ibihembo, umwungeri w'umucanshuro, yadukanye inyigisho zivuga ngo impuzamatorero ni ubuyobe, kugira ngo afatanye n'amasega mu gutatanya intama. Impuzamatorero Yesu yemeza ko ariyo nzira yo kwemeza ab'isi ko Imana ari urukundo. Ubirwanya ubu ni umuyobi, abizi cyangwa atabizi. Gusa hari icyitonderwa ku mpuzamatorero. Ikiri kugusha ubukristo i Burayi na Amerika harimo kwagura impuzamatorero y'abakristo bakabihindura impuzamyemerere iyo ari yo yose, ibyo bita interreligious associations cyangwa se ibyo bita interfaith. Ibi ni danger cyane, donc ni bibi cyane,
kuko bivuze ko Yesu Kristo atari we mukiza wenyine. Donc ni gahunda ya Antikristo kandi ishyigikiwe n'abakomeye b'i Burayi na Amerika. Umushumba mwiza ahantu nk'aha ni uwitangira intama akigisha ko Yesu ari ryo zina ryonyine tuboneramo agakiza, nk'uko biri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12. Ariko ushobora kubivuga nyine ukabizira. Niyo mpamvu umushumba mwiza apfira intama ze. Ibi ntibyoroshye namba. Ibyo ndi kuvuga nyine ni kimwe no kwigisha abakristo baciwemo ibice ku nyungu z'ingoma y'igitugu, kwigisha abakristo bari gutatanywa n'amasega ku nyungu z'ingoma z'igitugu ko Yesu ari we mwami wenyine aho kuba Kayizari cyangwa Farawo. Kubw'ibyo ukababwira ko bagombye kwihuza nk'amatorero yamenye Yesu wangaga akarengane mu gihe cye kugeza n'uyu munsi, maze bakagira ikirenge mu cye bakamagana akarengane mu izina rya Yesu. Excuse me. Wifuza kuba umushumba mwiza muri Amerika n'i Burayi? Igisha abantu ko Yesu atari umuriberale cyangwa umukonservative, ubundi wongereho ko nta rindi zina duherwamo agakiza uretse Yesu Kristo. Wifuza kuba umushumba mwiza mu bavuga uru rurimi ndi kuvuga? Igisha ko Yesu atari umututsi cyangwa umuhutu. Igisha ko ijuru atari iry'abapentekote gusa, ko ijuru atari iry'abadive gusa, ko ijuru atari iry'abagatolika gusa, ko ijuru atari iry'abapresbiteriyene gusa, ko ijuru atari iry'ababatisite gusa, ko ijuru atari iry'abametodisite gusa n'andi madini yose abazengurutse aho ngaho. Ahubwo igisha ko Yesu ari mugari cyane, ari hejuru ya doctrine zose n'amoko yose. Data bakundwa, bungeri beza, reka dufatanye gusenga Imana. Uwiteka Mana Data wa twese, warakoze kuza muri twe wigize umuntu witwa Yesu Kristo, akatwereka urugero rw'umushumba mwiza mu ivugabutumwa rya buri munsi. Uwiteka Mana Data wa twese, suka ububyutse mu bungeri bawe beza kugira ngo turusheho kugira ibakwe nk'irya Yesu watinyukaga akabwira abafarisayo ibyo bagombaga kumenya aho kubabwira ibyo bifuzaga kumva. Suka ububyutse mu bungeri bawe beza bigishe kubabarira n'ubwiyunge ahari amacakubiri ashingiye ku bwoko cyangwa uturere muri Afurika. Suka ububyutse mu bungeri bawe beza b'i Burayi na Amerika batinyuke bigishe ko Yesu atari umuriberali cyangwa umukonservative. Bisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen.